Yesu nashimwe cyane bwoko bw'Imana. Yesu nahimbazwe aho muherereye hirya no hino. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muri. Rero buri muntu wese, ntabwo twavanye mu Rwanda gusa no hanze y'u Rwanda, turabasuhuje. Turavuze ngo Noheli nziza. Ese Noheli igusanze umeze ute? Noheli byifashe gute iwawe? Ndavuga iwawe wowe ku giti cyawe, wowe mu mutima wawe, wowe nk'umuntu. Noheli yifashe ite? Kuko Noheli abantu benshi barayizihiza, benshi bayibukiramo byinshi, benshi buri muntu wese afite ukuntu ayifata. Ese wowe Noheli uyifata ute? Noheli uyizi gute? Noheli mbese bigenda bite kuri wowe? N'icyo ukora, n'icyo uba witeguye gukora, n'icyo ukorera abawe, n'iki Noheli uyizi ute? Rero dutangiye tuvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe kandi kugirirwa neza n'Imana yacu kubane namwe. Rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ese wowe Noheli uyitekereza ute? Ese Noheli wowe uyumva ute? Noheli wowe ni gute uyitwaramo ikanarangira? Muri ibi haba harimo ibintu byinshi cyane, byinshi bikorwamo. Benshi bajya mu mafete hirya no hino, benshi bakora ibintu bitandukanye. Ese wowe bimeze gute? Wowe Noheli ni gute uyitwaramo? Reka dushime Imana cyangwa dusenge Imana tuyishimira kubw'uyu munsi tugejejeho, wowe nanjye tugihumeka umwuka w'abazima, tutibagiwe ko hari benshi babuze ababo, ariko muri byose Imana ibibizi. Reka dusenge. Data mwiza, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kubw'urukundo rwawe dukunda, rwo kugirirwa neza kwawe. Mwami, kuba tugihumeka ni wowe tubeshejeho, ni wowe uturinda, ni wowe udukomeza, ni wowe utwambika imbaraga mu byo ducamo byose, tugakomezwa nawe. Rero turanezerewe ko twongeye kugera kuri uyu munsi, tuvuga ngo ni kuri Noheli twibutse ibintu byinshi cyane. Rero turasaba ngo umwuka wera akomeze avugane natwe, atuganirize, atugirire neza, maze abadukurikira n'abatwumva bubakwe nawe. Umwuka w'Imana ubagendagendeho, ubagirire neza, wumve gusenga kw'imitima yabo, usohoze kwifuza kwawe. Urakoze, dusenga twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu, amen, amen, amen. Twongere kuvuga ngo nikaze kuri wa murongo wacu Mumuriza GB Ministries. Amahoro y'Imana abane namwe, abakomeje kudukurikira, abakora subscribe, abatwandikira, abaduhamagara. Imana y'umuje umugisha cyane. Rero natwe turabakunda cyane. Imitima yacu iyo utekereje ngo tuje kuganira, twumva imitima yacu inezerewe cyane. Mba numva nejejwe no kongera kuganira namwe, mbahereza ihumure, mubwira ngo wowe humura. Ese nje kubaza ngo wowe Noheli igufashe ite cyangwa uyifashe ute? Urayitwaramo gute? Urayitekerezaho iki? Ni benshi bari buyibone, ni benshi batari buyibone. Ese muri aba ngabo uri hehe? Nje kubwira ngo humura. Erega hari n'abafite uko bakwigenza ariko batabifitemo amahoro. Hari n'abandi rero babibuze ariko babyifuza. Ese wowe wabibonye? Waba watekereje gusangira na mugenzi wawe? Mugenzi, gerageza usangira mugenzi wawe. Iyo niyo Noheli nziza. Noheli yo guteka ukarya ukanezerwa n'abawe gusa ntabwo ariyo Noheli. Noheli ni ugusangira na mugenzi wawe. Noheli ni ugusura ba bandi bababaye. Noheli ni ugusanga wa wundi wihebye ukamuhereza ibyiringiro, ugatanga ubuzima. Tanga ubuzima ugaburira umuntu, tanga ubuzima uganirije umuntu, tanga ubuzima uhamagaye umuntu, umubwire ngo komera, humura, Noheli nziza. Ariko ntibirangirire aho. Niba hari icyo ufite, umuhereze, musangire. Ese waba ufite ibiryo bifatika, umuceri n'ibishyimbo, gerageza ugire icyo umukorera. Ese waba ufite amafaranga, muhereze. Kandi ngo bakanda akanyenyeri, umuhereze kugira ngo nawe anezerwe, yumve ko Noheli nawe yamugezeho. Nurye wenyine, ntukarangiye ngo abaturanyi bahumurirwe, ubundi murye birangire. Oya, nawe gira ikintu umugenera. Yesu nashimwe cyane. Rero nje kubabwira ngo Noheli nziza. Kuri Mumuriza GB Ministries turabifuriza Noheli nziza. Turi humure ku buzima bwanyu. Waba urwaye, uri kwa muganga, turakubwiye ngo komera. Erega byose Imana irabizi, ahubwo ni igihe cyawe kiba kitaragera.
ntabwo tuzi igihe cy'umuntu ngo kigera ryari cyo gutabarirwaho, ariko twese icyo tuzi ni isezerano y'uko tuzatabarwa. Gusa wowe wihangane kandi wizere Imana, ukomeze utegereze, ukomeze usenge, ukomeze uyegere, ukomeze gutandukanya n'ikibi n'igisa nacyo. Hanyuma Imana nayo igihe cyayo nikigera izakora ubushake bwayo, kuko umugambi wayo ni mwiza kuri twe twese. Kandi ntabwo irobanura ku butoni, oya, abana b'abantu bararobanura. Umuntu yakwizeza ikintu ejo akakikwima, ahakwizeza ikintu ejo ukakibura, ariko iyo Imana yasezeranye no kubikora izabikora. Izabikora, ntabwo bavuga ngo irabikoze, ariko izabikora. Igihe izabikorera rero ntabwo tukizi, icyo dusabwa ni ikintu gutegereza. Njewe kuvuga ngo wowe uri kwa muganga urwaye, Noheli gusanzemo, urihebye, ufite ibitekerezo byinshi, ariko nagira ngo mubwire ngo haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Ngo naho igiti cyatemwa ariko cyumvise amazi y'imvura iguye cyangwa bakacyuhirira, ngo kirongera kigashibuka. Rero humura, haracyari ibyiringiro. Uko byaba bimeze kose, uko byaba bisa kose, haracyari ibyiringiro. Uracyahumeka, haracyari ibyiringiro. Urumva ugiteye ugifite agatima gakunze Imana, haracyari ibyiringiro. Gutabarwa kwawe kurahari. Nje kukubwira ngo humura, niba wiringira Imana izagutabara. Igihe utazi, twese tujya dutungurwa. Hari igihe gishika cyawe Imana igakora ibikomeye ugatungurwa. Nje kukubwira ngo nawe igitondo kimwe uzatungurwa. Ngahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya impundu zikavuga. Wari uzi ko iwawe rimwe buzacya impundu zikavuga? Wari uzi ko rimwe buzira?